hari message nahawe ndimo nsenga Imana. Iyo ni message nahawe n'Imana ndi gusenga nyuma y'aya magambo maze gusoma twese, ariko igashaka ko tubanza kumva ko twese turi abantu. Kwa kutubungabungira hamwe twese ishaka ko tubanza kwigishwa nayo, ntabwo ari kubwo gukiranuka kwacu mwe nshuti mwe, ni kubw'imbabazi z'Imana, ni kubw'urukundo rw'Imana. Akanifuza yuko umuntu yajya agirira mugenzi we neza, ari nta jambo rihari rishobora gusimbura urukundo. Ijambo rya mbere ni ijambo riri mu rukundo, ni ijambo rigaragaza urukundo rw'Imana, ni ijambo rigaragaza kubabarira kwa Yesu Kristo. Iyo bitari ibyo, ahubwo Satani yongera intambara mu isi, kuko habuze abantu babasha guca bugufi ngo barwanishe rwa rukundo. Imana idufashe cyane, kandi ijwi ry'Imana niryo rigomba kutuyobora. Satani ntatsindwa n'amagambo, Satani atsindwa n'ibikorwa by'Imana, Satani atsindwa n'ibikorwa by'Umwuka Wera, Satani atsindwa n'ijwi ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo ijwi ry'Imana rikokora amashyamba. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntakore neza bimubera icyaha. Bivuze ngo kuba abantu batugirira nabi, Imana ikomeza imbwira ngo umuntu mwiza nuwemera kurenga ibyo akunda cyangwa akanabihara. Rero Satani ntashaka yuko abantu baba maso. Niyo mpamvu rimwe na rimwe na by'ukuri cyangwa bemeye Imana by'ukuri, kubera yuko baba bameze nk'abasirikari biyemeje kuba mu ntambara. Yesu arashaka ngo tubanze tumenye ko imitima yacu ari iya kamere, tumusabe imitima myiza. Haleluya. Nta kindi izi nyigisho zigamije. Izi nyigisho ni izidushinja ngo twemere ko imitima yacu ari iya kamere, duhindukirire Imana, tuyisabe imitima myiza, tuyisabe Umwuka Wera. Ntambara turimo zo kwizera, mu ntambara turimo zo gusenga Imana, tugomba kumenya n'igihe tuhagazemo icyo ari cyo, kuko Bibiliya igaragaza yuko hari igihe cy'ubutware bw'umwijima, hari igihe cy'abagome, hari igihe cya Satani. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibashibahe umugisha kandi bishimire. Turabakunda cyane mwebwe abatuye mu Rwanda, mu majyepfo n'iburasirazuba, iburengerazuba, ni hose mu bice byose by'u Rwanda, muri Kigali namwe turabashuhuje. Ntabwo twakwibagirwa abo muri diaspora, muri Amerika, muri Canada, Zambia, aho hose muri Afurika hose turabasuhuza mwebwe mwese mudukurikira, ni Burayi mwese turabashuhuje. Imana rero ibaho umugisha. Muri uyu mwanya dufite umwanya, tubonye n'umwanya mwiza wo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, kuko ijambo niryo ritubeshejeho, ijambo niryo riduhesha imbaraga kugira ngo dukomere muri ibi bihe tugezemo. Muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana, ntabwo ari bwo bwa mbere twamwakira ku Muremyi TV. Ni umukozi w'Imana, Imana yahaye umugisha kandi yamusize amavuta, namwe muramuzi. Ibyo avuga byose Imana iba yabimuhaye kandi Imana iba yabimweretse. Ngaho mudukurikire rero, mukanda subscribe, like niba wayikunze video, byose mubikore, mudushyigikire muri ubwo buryo, mu bitekerezo mudushyigikire kugira ngo Imana ijye ibana natwe. Reka tubashimire rero, reka tumwakire ku Muremyi TV adusengera Imana mbere yo kugira ngo dutangire twiragize Imana, noneho dukomeze n'ikiganiro. Ni kare umukozi w'Imana. Mana ishobora byose, Mana isumba byose, Mana iriho kandi izahoraho, izina ryawe niryubahe, ubwami bwawe nibuze muri twe, kugira ngo imitima yacu
isusurukishwe n'urukundo rwawe n'imbaraga zawe, kugira ngo ibashe gutura mu mucyo wifuza yuko ituramo, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha cyane. Ubushize twari turi kumwe, abantu benshi cyane baragukunze. Yego. Burya iby'Imana birimo Imana. Harya ngo amasaka, ibivuzo iyo birimo Imana ngo hazamo amasaka, bihindura biba amasaka. Niko sinzi ukuntu babivuga. Nashatse kuvuga ngo ibirimo iby'Imana burya aba ari iby'Imana. Imana yo irikoreraho kugira ngo umuntu yikorere. Rero nako ku Muremyi TV barabyishimiye, kandi ndatekereza ko n'ubu barabyishimira, kuko ubagezaho ibintu bikomeye, ijambo ry'Imana, kuko hari benshi cyane bagiye bakora ijambo ry'Imana ahubwo bakabihimba kugira ngo bashimwe. Ariko navuga ngo wowe ntago mbese wavuze iby'Imana yakubwiye. Niyo mpamvu n'ubu turi gukorana, sibyo? Mukozi w'Imana, uri kubona muri iyi minsi ni ibintu bikomeye, abantu bafite ubwoba. Nabaza wowe ushize namubajije mu kanya, namubaza ati se bimeze bite? Mwebwe amakuru, burya abantu b'abakozi b'Imana turabatinya kuko baba bafite amakuru menshi cyane yahumuriza abantu. Muri iki gihe tugeze mu bihe bikomeye. Wowe ubwawe nko muri iki gihe usenga Imana, amakuru y'Imana iri kukubwira ni ayahe kugira ngo uhumurize abantu muri iyi minsi? Wari uvuze ngo muri kino gihe abantu bamufite ubwoba, ariko kugira ubwoba ni ukutizera Imana. Bibiliya iravuga ngo ntago twahawe umwuka utujyana mu bubata bw'ubwoba, twahawe umwuka w'imbaraga. Rero umwuka wera niwe njyewe mpora mpamya nishingikirizaho, kandi na Yesu nibyo ashaka yuko ari byo tumenya, kugira ngo uwo mwuka wera aze atumare ubwoba, uwo mwuka wera aduhe gutinyuka kuba mu bihe byoroheje no mu bihe bikomeye. Ni kubw'uwo mwuka. Imana ishimwe cyane. Rero mukozi w'Imana, ariko wenda hari igihe njya nibeshya nkavuga pasiteri. Birashoboka ko hari igihe bizagira nkavuga ngo uri pasiteri bitewe n'imbuto, cyangwa burya pasiteri nta cyarusha umuntu nuko aba ari titire wenda abantu baba baramuhaye. Burya hari abapasiteri bitirirwa kuba pasiteri ariko ari titire, ariko hari n'uvuga ijambo ry'Imana, Imana yamutumye atari pasiteri, ahubwo ushobora kwitwa iryo zina ry'abantu, ariko atari uko abantu bari kwise, ariko Imana yari kwise muri ubwo buryo kugira ngo uyobore abantu. Ariko nawe navuga ngo uri pasiteri cyangwa uri umushumba, kuko nawe ibyo uvuga abantu babyumva kandi bagahindukira. Uriya muntu naje kumubaza kuki abantu b'Imana bageragezwa, kandi tuzi ko muri Kristo byose bibamo, harimo amafaranga. Umuririmbyi umwe Angelique nawe avuze ngo muri Yesu harimo sitoke, harimo ibiryo, harimo byose. None kuki abantu ari bo b'Imana bageragezwa no kubera iki? Yego, abantu b'Imana mbere na mbere hano muri iyi si turimo ni isi Satani yamanukiyemo. Buriya iyo urebye Satani arwanya abantu bose Imana yaremye. Satani ntabwo yishimira abantu Imana yaremye. Hari abo arwanya bakabibona ko bari kurwanywa, Satani ari kubarwanya. Hari n'abarwanya ntibabibone ko arimo arabarwanya. Abarwanya ntibabone ko arimo kubarwanya, ni nabo bashobora guhindukira akabakoresha mu kurwanya abandi, kuko batabibonye ko Satani abahiga, abashaka, abarwanya. Ariko noneho cyane cyane Satani akarwanya abantu bizera Imana by'ukuri cyangwa bemeye Imana by'ukuri, kubera yuko baba bameze
nk'abasirikari biyemeje kuba mu ntambara, kuba mu ntambara, biyemeje kurwana. Abo rero ntibarangara, bahora bari maso kuko bazi ko umwanzi wabo we atarangaye. Ni nayo mpamvu rero Satani arwanya cyane abantu bemeye Imana kubera Satani abarwanya. Abantu abizera Imana cyane cyangwa abantu bemeye Imana byuzuye, abo ngabo nibo Satani arwanya cyane kuko baba bameze nk'abasirikari iteka ryose biteguye intambara. Rero Satani ntashaka yuko abantu baba maso, niyo mpamvu rimwe na rimwe abazanira ibintu bibazubaza. Buriya iyo Satani abona uri umurwanyi kuri we, ashatse yaguha, wowe yahitamo kuguha ubutunzi kugira ngo ntiwongere kuvuga Imana, ntiwongere gusenga, ntiwongere kwizera Imana, ahubwo akagusigira ibintu byo kwiyemera. Imana ishimwe cyane. Rero wenda ibyo ni ibibazo nakwibaza turi kuganira kugira ngo tugiye muri mudi yo kumva icyo Imana ishaka kutubwira. Byinshi cyane tuzajya tubiganira kugira ngo twubake umurimo w'Imana, kuko iyo turi hano kuri kamera tuba tugira ngo twubake umurimo w'Imana, icyo cyatuzanye kwizi kamera. Imana igumugisha rero, reka nguhe karibu n'undi ukore icyo Imana yagutegetse, utange message Imana yaguhaye n'abantu babashe kuyumva. Murakoze. Kadutangire dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 8 umurongo wa 21. Turasimbuka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 2 umurongo wa 23 tugere 25. Imana ishimwe ko nawe ufashe Bibiliya kugira ngo twungurane. Itangiriro ibice 8 umurongo wa 21 wonyine. Turajya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, dusome ibice 2 umurongo wa 23 kugera 25. Wowe wafata mu butumwa bwiza ukaza nawe kuhansomera. Na Yohana ibice 2 umurongo wa 23 kugeza 25. Reka ngesome. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe, Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Wasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 2 n'umurongo wa 23 kugera 25. Nuko ubwo yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora, bizera izina rye. Ariko Yesu ntiyabiringira, kuko yari azi abantu bose. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, kuko ubwe yari azi ibibarimo. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko yari azi ibibarimo. Mu ijambo ryo gutangiraho hatubwiye ngo Imana ngo ibona yuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana. Uhereye mu bwana. Aya ni amagambo yanditswe ariko y'uburondozi. Imana yarondoye abantu kuva ku iremwa ryabo kugeza mu mizo ya nyuma. Imana ibona ko abantu imitima yabo ari mibi uhereye mu bwana. Rero niyo mpamvu
mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ho hari mu bice 36 hari ijambo rivuga ngo nzabaha umutima mushya, nzabaha umwuka mushya. Ibyo byari biturutse ko nyine Imana yamaze kubona yuko imitima y'abantu ya kamere, imitima abantu bavukana, iyo mitima idashobora gukorana n'Imana, idashobora kumvira Imana, idashobora kubaha Imana kugera ku rwego Imana yifuza. Ubwo aho yari imaze gucaho akarongo, yanzura ko noneho iyo ubwayo igiye kuzasohoza kamere y'umutima wa Kristo, kamere y'umutima wera. Imana idufashe cyane. Rero nihuse hari message nahawe ndimo nsenga Imana, ni message ivuga ngo abantu basenye iki gihugu ni abantu bavutse ari aba kamere z'iby'umubiri, ariko biyima amahirwe yo kwigishwa ububi bwa kamere y'umuntu ko ari mbi, ngo babe beza kubw'umwuka w'Imana. Hanyuma bo biyigisha banigisha biyita beza biturutse ku byabo bakunda, aho kwiyigisha no kwigisha urukundo rwo mu mitima rurenga iby'umubiri wa kamere, bitari iby'umwuka ubanira bose. Hanyuma batangira gushaka impamvu ku baba batameze nkabo kandi batemeranya nabo kandi batumva ibintu nkabo. Imana ikomeza imbwira ngo umuntu mwiza ni uwemera kurenga ibyo akunda cyangwa akanabihara akabireka, agashakisha iby'Imana ikunda, akaba umunyamahoro ku bw'abandi benshi. Iyo ni message nahawe n'Imana ndi gusenga nyuma y'aya magambo maze gusoma, ariko mu buryo bw'iby'Imana ishaka. Imana ishaka kutubungabungira hamwe twese. Imana ishaka kutubungabungira hamwe twese, ariko igashaka ko tubanza kumva ko twese turi abantu. Kwa kutubungabungira hamwe twese ishaka ko tubanza kwigishwa nayo, ikatwemeza yuko turi abantu. Noneho kugira ngo mu kwemera ko turi abantu, Imana ihindukire iduhe imitima mishya, iduhe umwuka wera, kugira ngo noneho tubashe gukorana mu isi, tubashe kubanirana mu isi, tubashe kungurana mu isi, tubashe kubabarirana mu isi. Ariko irebye isanga ibyo bintu ntabwo tubikozwa, ahubwo bamwe twiremera inyigisho zituganisha ku kwiyemera ko turi beza. Noneho bwa bwiza twiremera ntibubu ubwiza Imana ishaka, ahubwo bukaba ubwiza bukurikiza amarangamutima yacu, bukurikiza amarari yacu, noneho ari byo bituviramo guhangana no kurwanyana, kubera yuko nta mwuka woroshya ubu turimo. Imana rero yo ikadushakamo umwuka woroshya, umwuka wihangana, umwuka ubabarira, umwuka wizera, umwuka w'urukundo, umwuka utifuriza ikibi ku wundi, umwuka utifuza ihangana. N'uwo mwuka Imana idushakamo. Uwo mwuka rero ugira no guharira,
ku buryo njyewe mbonye hari ikintu wowe ugundiriye udashaka kurekura, ariko byibura njyewe ngaca bugufi nkaguharira, nkaguhinda ya bukuru. Imana yakitegereza igasanga nta muntu ugira yanda ya bukuru y'umwuka uharira mugenzi we, ikadushaka rero muri uko guharirana. Imana idufashe cyane. Hano Yesu ngo yakoze ibitangaza mu ijambo tumaze gusoma. Yesu yakoze ibitangaza, amaze gukora ibitangaza ngo abantu baramwemera. Bamaze kumwemera bashaka no kumukurikira, ngo ariko Yesu we ntiyabiringira. Kubera iki? Ngo yarazi ibiri mu bantu. Ibiri mu bantu rero Yesu nubwo atugirira neza, ariko azi yuko turi abantu kandi ko imitima yacu ari iya kamere. Noneho hari igihe rero Yesu atugirira neza, twebwe tukagira ngo atugiriye neza kubwo gukiranuka kwacu. Ntabwo ari kubwo gukiranuka kwacu mwe nshuti mwe, ni kubw'imbabazi z'Imana, ni kubw'urukundo rw'Imana. Akanifuza yuko umuntu yajya agirira mugenzi we neza atagendeye ku byiza yakoze cyangwa ku bibi, kugira ngo tuzabashe gukizanya ku bwa rwa rukundo. Kuko Yesu muri kino gihe ashaka ko buri muntu wese yimika urukundo. Noneho rwa rukundo akaba ari rwo isi yose yitegereza ku babashije kumurikirwa narwo. Rwa rukundo akaba ari rwo Abanyarwanda bamurikirwa, ku babashije kumurikirwa nabo bakitegereza rwa rukundo, noneho abantu bakabaturwa narwo kurusha amagambo, kurusha imvugo runaka nshobora gukoresha. Nta mvugo ihari ishobora gusimbura urukundo. Imvugo ya mbere ni imvugo y'urukundo. Nta kintu gihari, nta jambo rihari rishobora gusimbura urukundo. Ijambo rya mbere ni ijambo riri mu rukundo, ni ijambo rigaragaza urukundo rw'Imana, ni ijambo rigaragaza kubabarira kwa Yesu Kristo, ni ijambo rigaragaza umutima wa Kristo. Ibyo byonyine nibyo bizatuma tubasha kubaturwa mu ngoyi z'umwijima, mu ngoyi za Satani. Kuko Satani we yifuza ko tugenda dutegategana mu magambo, tugenda dutegategana mu mvugo. Ntabwo Satani yifuza ko tugaragaza urwo rukundo, ariko urwo rukundo nirwo ruzatubatura. Imana idufashe cyane. Rero message iraganisha ku bantu batabanza kwemera ko ari aba kamere, bakihutira kujya kurwanya bagenzi babo. Ni ukuvuga ngo iyo undwanyije bisobanuye icyo nawe uri cyo, ariko iyo unyeretse urukundo nabwo bisobanuye ikindi uri cyo muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo nshobora kukurwanya, ariko njyewe ndi mubi kurenza wowe, ariko nkakurwanya niyise mwiza. Noneho rero umuntu mwiza ni umuntu ushobora kurwanywa ariko akagaragaza urukundo imbere y'uwamurwanyije. Bivuze ngo igihe kiragera wa wundi akamwazwa n'urukundo, kandi igihe kikagera akabona yuko arimo ararwanya umukiranutsi, arimo ararwanya umukristo. Kuko nta mukristo wemererwa kurwana nk'uko ab'isi barwana. Umukristo arwanisha kwizera, umukristo arwanisha urukundo, umukristo arwanisha kubabarira, umukristo arwanisha impuhwe z'Imana. Ibyo nibyo bitsinda Satani, nta kindi gitsinda Satani. Iyo bitari ibyo, ahubwo Satani
yongera intambara mu isi, kuko habuze abantu babasha guca bugufi ngo barwanishe rwa rukundo. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Dore ahantu rero Yesu aduha urugero mu kurwanisha urukundo, kuko niwe rugero rwonyine tugomba gutanga kandi nirwo rugero tugomba gutumbira. Ni igihe Yesu yaraguye mu gico cy'abari baje kumufata. Amaze kugwa mu icyo gico cy'abari baje kumufata, abarebye arababwira ati, ubu mureba bimeze gutya, nakabaye mpamagaye regioni 12, nakabaye mpamagaye amabatayo 12. Haleluya, amen. ariko siyo ntambara ndwana, kuko ubwami bwanjye atari ubw'iyi si. Arangije ati, kandi abagaragu banjye bakabaye barwanye kugira ngo ndahabwa abatambyi, ariko ubwami bwanjye ntabwo ari ubw'iyi si. Nuko arangije arababwira ngo, ngaho nimukora icyabazanye, kuko ari igihe cy'ubutware bw'umwijima, kuko ari igihe cyanyu. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo mu ntambara turimo z'ubukristo, mu ntambara turimo zo kwizera, mu ntambara turimo zo gusenga Imana, tugomba kumenya n'igihe tuhagazemo icyo ari cyo, kuko Bibiliya igaragaza yuko hari igihe cy'ubutware bw'umwijima, hari igihe cy'abagome, hari igihe cya Satani, ndetse Imana ikemerera ibyo bintu mu gihe cyabyo ngo bikore icyo bishaka. Noneho rero iyo tutabimenye tukarwana za ntambara z'abantu, ndakubwiza ukuri, nubwo yaba ari Satani, nubwo yaba ari umugome, nubwo yaba ari umudayimoni, ntiwamutsinda, kuko warwanya intambara zitari zo kandi mu gihe cyabo, mu gihe cyabo. Bivuze ngo niyo mpamvu umukristo, umuntu usenga Imana, atagomba gusiga ijwi ry'Imana, agomba kugendana n'ijwi ry'Imana, kuko hari igihe cyo kurwana n'igihe kitari icyo kurwana. Hariya rero Yesu ntabwo yarwanye, kuko cyari igihe cy'abo batware, n'ubwo butware cyari igihe cya Satani. Ikibabaje rero, twebwe igihe cyose usanga igihe cyose twakigize intambara, ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, toka Satani, toka Satani, ndagutsinda mu izina rya Yesu. Oya, ijwi ry'Imana niryo rigomba kutuyobora. Satani ntatsindwa n'amagambo, Satani atsindwa n'ibikorwa by'Imana, Satani atsindwa n'ibikorwa by'Umwuka Wera, Satani atsindwa n'ijwi ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo ijwi ry'Imana rikokora amashyamba, ijwi ry'Imana rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Imana rihindura ubutayu bw'i Kadeshi, ijwi ry'Imana ryuzuye igitinyiro, ijwi ry'Imana ryuzuye imbaraga. Haleluya, haleluya. Rero nta kindi Yesu ashaka. Yesu arashaka ngo tubanze tumenye ko imitima yacu ari iya kamere, tumusabe imitima myiza. Haleluya. Nta kindi izi nyigisho zigamije. Izi nyigisho ni izidushinja ngo twemere ko imitima yacu ari iya kamere, duhindukirire Imana, tuyisabe imitima myiza, tuyisabe Umwuka Wera, tuyisabe imbaraga ziturutse i Siyoni, tuyisabe imbaraga ziturutse mu ijuru. Petero we yarabivuze neza ubwo yari amaze guhagurutsa ikirema ku irembo ryitwa Ryiza, ngo abantu bamushungereye batangariye ibintu biri kuba n'ibyo bamaze gukora. Petero rero, kuko yari yaramaze kwakira wa mutima mushya, wa mwuka mushya, ahita avuga aya magambo, arababwira ngo, bagabo bene data, mudutumbirira iki nk'aho kubaha Imana kwacu cyangwa gukiranuka kwacu ariko kubikoze? Ati hoya, wa wundi uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi mureba.
ati rero nimba mushaka kwizera mukamwemera, nimuhindukirire Imana ishobora byose, iyo yaremye ijuru n'isi, kugira ngo guhemburwa kwanyu kuze kuvuye ku Mana. Haleluya, haleluya. Kugira ngo gukizwa kwacu kube kuvuye ku Mana, kugira ngo gukiranuka kwacu kube kuvuye ku Mana, kugira ngo imbaraga zacu zibe zivuye ku Mana, kugira ngo imitima yacu ibe ivuye ku Mana. Ngo rero nta gukiranuka umuntu yifitemo, gukiranuka kugomba kuva ku Mana. Nta mbaraga umuntu yifitemo, imbaraga zigomba kuva ku Mana. Nta bwigisha umuntu yifitemo, kwigisha kugomba kuva ku Mana. Nta guhanura umuntu yifitemo, guhanura kugomba kuva ku Mana. Imana idufashe cyane. Hari urundi rugero natanga. Igihe Sitefano yari ahagaze imbere ya Sawuli, Sitefano ntabwo yishatsemo gukiranuka kwe, nta nubwo yishatsemo imbaraga ze, ngo ahubwo yarengeje amaso abamuteraga amabuye n'umushefu wabo Sawuli, ngo atumbira Imana mu ijuru. Atumbira Imana mu ijuru kugira ngo ataza kurwana intambara ze z'abantu, kugira ngo ataza kurwana intambara z'abantu, kugira ngo ataza gukora ibidakwiriye. Kandi Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntakore neza bimubera icyaha. Bivuze ngo kuba abantu batugirira nabi ntibivuze ko twe tugomba kubagirira nabi. Kuba abantu batubwira nabi ntibivuze ko twebwe abakristo tugomba kubabwira nabi. Kuba abantu badutera amabuye ntibivuze ko umukristo nawe agomba guterana amabuye. Kuba umuntu yadutoteza ntibivuze ko twebwe natwe tugomba gukora itoteza. Nicyo cyatumye rero Sitefano atumbira Imana mu ijuru, ngo ariko abona Imana na Yesu. Ngo amaze kubona Imana na Yesu, ngo Sitefano ngo mu maso he hahinduka ukundi kuntu, ngo yuzura ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Ngo nuko aravuga ngo mbonye Imana na Yesu, nabo ngo bazabiragwa n'uburakari. Satani ntabwo yishimira kubona Imana nshuti. Satani ntabwo yishimira kubona ubwiza bw'Imana, kuko icyo Satani ashaka ni uko duhishwa ubwiza bw'Imana tukarasana. Icyo Satani ashaka ni uko duhishwa ubwiza bw'Imana tugaterana amagambo. Icyo Satani ashaka ni uko duhishwa ubwiza bw'Imana tugahirikana ku ntebe, ngatangira nkakujora ati kino cyo ni kibi, ni ngewe ukwiye kugisimbura. Ibyo nibyo Satani ashaka. Satani ashaka akanyereka kote febure z'abantu, akampisha kote febure zanjye. Noneho ngewe ngatangira guhiga abo nita babi, ariko nanjye ndi mubi. Naho umukristo wamenye Imana, umwuka wera amuha gucengera mu maguni ye yose. Kandi iyo umwuka wera yaje ntabwo wabura na gatotsi ku buzima bwawe mu nguni zawe zose. Noneho icyo gihe umwuka guhangana na twa dutotsi na twa tuzinga kurusha kujya guhangana n'abandi. Imana idufashe. Rero Imana irashaka yuko buri wese aba umuvuzi wa mugenzi we, tukavurana, tukabohorana, tukababarirana, tugatsindishirizanya, ubundi tugahabwa umucyo uvuye mu ijuru, amavuta y'Imana akatubamo akadukoreramo, tugatangira gusengera abantu bagakira indwara, tugatangira gusengera abantu bagakira abadayimoni, tugatangira gusengera abantu bagakira imivumo, tugatangira gusengera abantu bagakira za kanseri, tugatangira gusengera abantu bakirukanwaho inyatsi, tugatangira gusengera abantu abadayimoni b'ubugome bakabavamo, tugatangira gusengera abantu
abantu abadayimoni bateza ubwicanyi n'inzangano bakabavamo, ubundi Imana yo mu ijuru igakorera muri twe, ikatunezererwa, ikishimira umurimo wayo uri muri twebwe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, kandi Imana iduhe kuzura kwayo kugira ngo ubumana bwose butubemo, ntihaboneke umuntu umerwamo n'umuzi wo gusharirira mugenzi we, naho yaba mubi asenga Imana, Imana imwigisha icyo yakora ku bw'uwo mwene se mubi. Imana idufashe, Imana iturengere, Imana ishimwe cyane. Rero ndifuza kuri mwe mwese mwari mukurikiye iki kiganiro kuri iyi kamera, ko twasengana Imana, Imana ikatubohora, tugatabarana, tugafashanya, tukaruhurana, ukambonamo umumaro nanjye nkakubonamo umumaro. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkubonemo umumaro nawe umbonemo umumaro mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, Imana ibafashe kandi Imana iduhe imyitwarire myiza, Imana iduhe koroherwa mu mitima, Imana iduhe gukira indwara dufite, Imana iduhe gukira ibibazo, Imana iduhe ubwenge, Imana iduhe imirimo myiza mu bana bacu tubyara, Imana yacu iduhe kuzukururiza mu bisekuru byiza bitari ibisekuru bihigana, mu Rwanda rwiza rutari u Rwanda ruhigana, mu izina rya Yesu. Mana isumba byose, mu izina rya Yesu ndagushimye, wowe ureba ukamenya imitima icyo wayikorera. Girira neza imitima yari inteze amatwi, girira neza abantu barwaye bari kuri iyi kamera, girira neza abantu bafite ibibazo. Mana ndabonamo abahinamiranye mu mavi, ndabasengeye aya mavi gira icyo yakorera. Rabi Senyeri Jésus contrôle meni atansoma Jésus, nsengeye aba bantu bafite ibibazo mu mavi, nsengeye aba bantu bafite pararize, nsengeye abantu bagenda bahinamirana mu mavi, bafite ibibazo muri aya maguru mu birenge. Mu izina rya Yesu wirukanemo izi nyabingi, wirukanemo aya mahembe. Sengeye abantu bafite imitwe idakira, sengeye abantu bafite imbavu zifite ibibazo, sengeye abantu Mana batumva neza, sengeye abantu barwaye imitwe idakira. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, rogora aba bantu baroze, kandi aba barozi nabo mbasengeye gukizwa, mbasengeye agakiza k'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, ububasha bw'Imana bwururuke, inkota y'Imana imanuke kuri Satani, inkota y'Imana imanuke ku badayimoni, inkota y'Imana imanuke kuri buri muzimu wese. Mu izina rya Yesu nsengeye aba bantu bahuye n'akagambane ku bw'ubutunzi bwabo, nsengeye aba bantu bahuye n'akagambane ku bw'amafaranga yabo. Mu izina rya Yesu ubakize uyu mudayimoni Imana, ubakize uyu mudayimoni, ubakize izi nzira Satani yazamuye ziva ikuzimu zibanyagisha imitungo yabo. Mu izina rya Yesu iyi mitungo yatambwe ndayivana ikuzimu. Uri Imana ishobora byose. Mana, umuntu wese urimo arahuguzwa ndamusengeye, umutsindira abamuhuguza n'abamunyaga mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha mwinshi cyane kubw'uyu mwanya watwemereye ugatanga icyo Imana yaguhaye kugira ngo ubikore, kandi ni ukuri kubahiriza kumvira Imana biruta ibitambo. Imana ishimwe cyane. Reka tugusabe uduhe nimero za telefone, kuko abakunzi bacu bakunda kuzibaza kandi bishimira abakozi b'Imana bavuga ibintu bya nyabyo, kuko nibo tushaka kugira ngo tujye dukoresha. Dute nimero yawe kugira ngo wenda ugukeneye azaguhamagare. Nimero yanjye 0788154212, 0788154212.
Imana ibaha umugisha, Imana ibishimire. Murakoze cyane namwe abari badukurikiye muri iki kiganiro. Imana ibaha umugisha, mudukurikire mukanda subscribe, like, comment, mudutere n'inkunga, muduha n'ibitekerezo, mukurikire na YouTube mu mutima mushya TV. Mu mutima mushya TV nayo muyikurikire rero. Niyo umukozi w'Imana mumushyigikire, mumukurikire, avuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, ntago ari iby'iki gihe, kandi nimumukurikira muzahabwa umugisha. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde. Yego, Imana ibaha umugisha cyane. Yego.